umva ukuri umwuka ntagatitiza umuntu. Mariko igice cya mbere umurongo wa 26, dayimoni aramutigisa ataka n'ijwi rirenga amuvamo. Birumvikana dayimoni niwe utitiza umuntu, umwuka ntatitiza umuntu. Iyo umwuka kujemo ibikorwa birahinduka, umutima ugatungana, imibereho igahinduka. Naho umwuka ntabwo atitiza umuntu, umuntu atitizwa na dayimoni. Umva ukuri. Abavuga indimi zitamenyekana mujye muvuga izumvikana. Wavuga igiswahili, wavuga icyongereza, wavuga igifaransa. Intumwa zihawe umwuka zavuze indimi zimenyekana, zungura abazumva. Umva ukuri. Umwuka najyaza tujye tuvuga indimi zimenyekana. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 14 haratubwira hati indimi zo mu isi nubwo ari nyinshi zite nta rudafite uko rusobanurwa. Umva ukuri. Nawe umwuka naza ujye uvuga indimi zumvikana, zungura abazumva. Igifaransa, icyongereza, ikilatini, igiheburayo, zungure abamenye izo ndimi. Umva ukuri. Umwuka ntatitiza umuntu.